nuko Red Bull ahaye nanjye nakabaye ndi kubatuka we. Warabyaye ma wapi ntago ndabyara. Ngaho tsie nawe komeza wandike tsie komeza ngaho komeza tuka abantu bajagaraze muri komenti. Rekana nabo bantu Kaka ni imyutinge ntapinge da naho ubundi sha ntibisanzwe. Mimi umeze neza se? Sha meze neza. Yesu ashimwe di. Ashimwe cyane. Bo nitwa Red Bull iwacu ni ku Kitabi hajya ku Gikongoro. Wowe ni he? Sha njye ni Burasirazuba ni Rwamagana. Ako mba mu mujyi wa Kigali. Niho mba ni naho mba imyaka myinshi. Okay. mu mujyi wa Kigali. Sha ntuye Kacyiru njyewe. Ukoramo iki? Sha nkora ku kigo cy'amashuri kiba Gisozi. Dufitemo restaurant ariko njyewe nshinzwe abanyeshuri kuverifya abanyeshuri kumenya ko bariye. Kwishyuza ababyeyi babo. Ego. Ibyo ngibyo. Wazaza kwiga kuri icyo kigo se njye ntuzajya unyishyuza. Ko wishyura menshi joye ahubwo uzajya kwigisha abana bawe kera n'ugafata. Ese ubwo ayo mafaranga bishyura Red Bull urabona yayabura koko? Shaka bisa ariko umwana wafite nk'imyaka nk'itatu cyangwa 4 akaba avuga igifaransa kukirusha n'abantu bakuru abakire bigisha abana baba ahantu heza vraiment. Yego. Ni heza pe. Ubwo nyine tubonye tuzajyana abana ku mwana wacu cyane bigisha neza abana babo baba bafite ikinyabupfura baba bafite indero amenya ururimi kare. Ese mwana w'umukire sha icyababura n'ubwenge pe ntacyo ababyeyi baba batabukoreye pe. Ariko se kandi ubwo umujyanye muri icyo kigo nyine ubwenge ntibuza cyane keretse rega n'ubundi abana baba bafite ubwenge keretse wa mwana nawe abana rega badakunda kwiga nabi agahora atsindwa. Subizi se ngo uvuga izina ry'ikigo bazahazana ababyeyi ngo bazahazana abana. ubwo baratangiye muri Ecole Belge se n'itayize. Uvuze ngo ni hehe? Ecole Belge ni ikigo cy'Ababiligi cyahoze kiba no mu mujyi hafi ya we ujya muri ziranzira za CH gutyo za Serena gutyo guteteshwa Radio Rwanda. Okay, ariko hari umuntu aje nitwamukira umwito ni Swift. Mumeze mute? umeze ute? Meze neza. Kutaryama? Njye mba ndi mu burare ku mama akurikiranye. Oh, thank you. Nishimiye kuba natwe twishimiye kubana nawe Badine. Umerereye Rusizi. Ndi Rusizi. Uri Rusizi? Ya. Numvaga hari abantu bari kumbwira ko bashaka gusohokera i Rusizi. Hararenze ni heza cyane. Rusizi. Ko nari kukumva.
niba reka tubaganire. Lady Bru ntabwo ndi kukumva. Lady Bru. Thank you. Basi ko nshobora kuba ari njyewe ufite network iri hasi ariko sinizera ko hano hantu habura internet cyangwa se network. Biragoye. Wawe nawe mfite network iri hasi. Basi muri kunyumva njyewe mwandike muri comment mumbwire ko njye ndumva Lady Bru ari kumwumva. Ese we muri kumwumva neza basi? Mimi nadusubize. Mimi subiza ibintu bari kukubaza. Sinzi ibintu bari kukubaza. Lady Bru akonje kazamuka ariko uri mubi. Mimi. Oui. Sinzi ibyo bari kukubaza. Bishavuga ngo garuka Lady Bru. Njyewe ntago njyewe iby'ishuri simbizi cyane ariko ni heza, ni ikigo cyiza. Bite ni byiza. Ndi umurundi none jya ukurikirana televiziyo yitwa Sura Slow TV. Iberaho ibiki? Ibintu byose bitandukanye. Ni televiziyo iri mu Burundi. Natwe tukaba dufite ishami ryayo turi gukoreraho, dusa nkaho turi kuzamura gake gake. So nyine dukoreraho ibintu byinshi bitandukanye tu. Nzareba hari sheni imwe ibaho kuri nuza y'u Burundi ndeba. Nta nubwo kizi kuvuga, my god. Abantu nabo bagomba n'ubuzima. Bite Joyce Sheri ni byiza. Iyo umuntu nukasha nisanzure nazanuke. Pfa kuba atangaburira. Fire! Barero unafunga live pe. Yarabyaye wapi pe? Ntabwo ndabyara. Urabona narabyaye koko tuvugishije kuri. Ko mwaraka. Twebwe ntabwo twarakanye. Twarakazwa n'iki se ko Imana iri kumwe natwe kandi twebwe turi abakobwa b'Imana.